Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi, ni ibice 36 uhereye ku murongo wa 25. Ni igihe Dawidi yari ari mu kigeragezo, atangira kubona yuko yatangiye gusaza. Iyo umuntu ari mu kigeragezo atangira kwibarira iminsi, agatekereza byinshi, ariko burya iyo uri mu kigeragezo nibwo Imana iba iri iruhande rwawe. Niyo mpamvu biba bisaba kugira ngo upfukame, usenge, uhamagare Imana, uyigishe inama, nayo iba yiteguye kukugirira neza. Ngiye turi kuganira ku jambo ry'Imana, ni Maniro Jean Paul. Reka twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero muri iyi minsi. Imana ni nyarukundo kandi Imana irakiranukira igira neza ibihe byose. Ijambo rikuvuga ngo nari umusore none dore ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Nubwo Dawidi yari ari kubona ko yashaje, nubwo Dawidi yari ari kubona ko yarwaye, nubwo Dawidi yari ari kubona ko abantu bamuvuyeho akumva ko yashaje, ariko Imana yaramubwiye ngo ntabwo nzigera ndeka umukiranutsi, ntabwo nzigera muvaho, ahubwo nzamukomeza murinde, mubere igisubizo mu rugendo. Nawe rero we gucogora, we gucika intege ngo wumve ko ibigeragezo urimo Imana itari kumwe nawe, ahubwo pfuka musenge, uyihamagare, no yiteguye kurengera no kurwanirira impande zose. Aho umuntu atakurwanirira, Imana yakurwanirira. Nawe ubwawe aho ucogoye ucitse intege, Imana yakurwanirira. Rero ntabwo Imana izemera ko abana bawe bicwa n'inzara, ntabwo Imana izemera yuko abana bawe bananirwa kwiga, baziga, bazarangiza. Kandi nawe udafite urubyaro, Imana iruguhe mu izina rya Yesu Kristo. Ego umukiranutsi, impamvu Imana itazemera ko akena cyangwa se ngo asonze, ni uko umukiranutsi ngagira ubuntu umunsi ukira, kandi aguriza abandi urubyaro rw'uwo muntu, rw'uwo mukiranutsi, rw'usenga, rw'uwo wizera Imana, ruzagira umugisha ibihe byose. Urubyaro rwawe rero ruzagira umugisha, ruzatunga, ruzatunganirwa, baziga, bazagera kure, kuko wowe wubashye Imana, nayo rero izakubahisha, n'abazagukomokaho bose ibubahisha. Abantu benshi iyo bageze mu bigeragezo bananirwa gusenga, bakicara, bakituriza, bakumva yuko umutwaro bikoreye ko bazawikoreza abandi. Nibyo koko, umuntu yagusengera, umuntu yakubwira iby'Imana, ariko cyane cyane uruhare runini ni wowe. Ujye upfuka musenge, uhamagara Imana, umere nka Hana yaragiye yigererayo, aragenda arapfukama mu nguni, abwira Imana ikibazo yari afite, kuko Imana ari Imana yumva, imwumva vuba. Umutambyi Eli amubonye aravuga ngo Hana we, ati si uzagezaho isindwe ryawe? Ntiyigeze amugezaho icyifuzo, ntiyamubwiye ikibazo afite, ntiyamubwiye ko ari gusengera urubyaro, ahubwo yaratuje arasenga, yihamagarira ijuru, ijuru rirangije riramwumva. Ariko Hana kuko yari azi gusenga, kandi yari azi no gusaba, kandi yari azi no guhiga, byatumye Imana imwumva vuba. Ese nawe uzi gusenga bucece? Ahari ntusenga uri gusakuza, uri gutunga Imana urutoki. Imana ikunda umuntu uciye bugufi, kandi Imana ikunda umuntu wizeye, agasenga afite umwete, Imana imusubiza vuba. Nawe rero gusenga kwawe kumvwa imbere y'Imana. Ni ukuri Dawidi yarasumbirijwe n'ikigeragezo gikomeye, ageze mu buzima bwo kubura icyo kurya, yarageze mu buzima aho atabona n'amazi yo kunywa, arangije arireba abona yashaje, abona yarembye, abona ubuzima bwahagaze. Ariko arangije yigira inama yo gupfukama agasenga kugira ngo agende abibwire Imana. Mwene data, nawe niba uzi ko ugeze mu kigeragezo, pfukama usenge ubibwire Imana, kuko umuntu yakumva akamenya uko urwaye, akamenya ibibazo urimo, ariko ntiyabibashe kubikemura. Ariko Imana ibimenye yahita ibikemura vuba. Imana ikurwanirire, Imana ikuneshereze aho wari utsinzwe, aho wari ucogoye, aho wari ucitse intege, aho wabonaga nta nzira, niho Imana igiye kugutabarira. Uwongere uyizere, uyiringire, nayo izakugirira neza. Ngo nari umusore. Ni ukuri iyo umuntu adafite akazi abona yashaje, iyo umuntu ari kugenda ntaronge abona yashaje, iyo umuntu ari gutekereza ko ari gukora urugendo rwa kure ntarukore akabura ubushobozi abona yashaje.
ariko ntawusazishwe n'ibihe n'iminsi, kuko umurengezi wawe ariho, Imana izajya ikurwanira ibihe byose. Iyo atabaye Hana, nawe izagutabara. Iyo yagiriye neza Dawidi ikamwibuka, nawe izakwibuka. Iyibutse ni ukuri Manowa mu gihe cyo kubyara kwa Samusoni, ni ukuri Manowa nawe yari ingumba atabyara, ariko Imana imwibutse imugiriye neza, nawe bababyara umwana, kandi uwo mwana aba umunyamugisha imbere y'Uwiteka. Nawe abana bawe bazakorera Imana, abana bawe bazaba abanyamugisha kandi bazagera kure. Ni ukuri wizera Imana gusa, ukora ibyiza. Ijambo ry'Imana nakubwiraga uyu munsi wa none, nakwibutsaga ngo nawe gira ubuntu, uzabona umugisha. Gira ubuntu, uzabona umugisha mu rugo rwawe, uzabona umugisha mu kazi ukora, uzabona umugisha aho uzajya hose, kuko Uwiteka araguhetse ku mugongo. Ni ukuri ntabwo Imana izemera ko ukena, ntabwo Imana izemera ko usonza. Nawe byakugeraho ugapfukama ugahamagara Imana, izakumva. Imana ihumura impumyi, Imana yemera ko abafite ubumuga bagenda, Imana yemera ko utumvaga yumva.